ikipe ya Manchester United yagize igihe cyo kwiyubaka. Umutoza Robin Amorim abona amahirwe yo gushyiramo abakinnyi be yahera ku basatira twabigarutse ku bantu bakurikirana ikiganiro ngira ngo yari no munsi wa mbere ngeza cyangwa wa kabiri twabigarutseho na Samir yarahari. Tuvuga uburyo nyine yagize amahirwe yo gushyiramo ukuboko noneho mwinjira ry'abakinnyi hari n'icyo gishaka cyane cyane ku mukinnyi ukina hagati. Jean de banavugaga ko Nathan Collins Michael umwe mu ba defenseur b'ikipe ya West Ham yari nahoze mu ikipe ya Wolves ni wamenyekaniye nabo bamuriho ibyo wenda tuzagenda tubigarukaho ariko ubona ikintu kibaraje inshinga cyane cyane ari gushaka umukinnyi wo hagati. Ikipe ya Manchester rero nyuma yo kwiyubaka bagiye bagaragara muri pre-season mu mikino igiye itandukanye wenda umukinnyi waguzwe ariko utarakoreshejwe cyane Benjamin Sesko kuko zigiye gitoya ariko abandi bo barakinanya aba Bryan Mbeumo Mateus Cunha ba Madi Diallo nyine ndavuga ubwo mu basanzwe na Bruno bagize igihe cyo kuba baba kumwe barakinana baramenyera nabo byibuze. Wabonaga rero nabo imikinire yabo ikeneye rutayizamu yuzuza ko Mason Mount hari inshuro nyinshi Manchester United yagiraga imbere zamu muri combination ya Mateus Cunha na Bryan Mbeumo ushyizeho na mwene data Bruno Fernandes ukabona ko hari amakross ari kubura rutayizamu. Hari aho witwa Mateus Cunha yerimina abakinnyi batatu bane ukabona gezo yakaba yakavinze pasi za muri box kuruta uko agiye guterera kure ku muzamu ma David Raya utapfa gutera akadomo. Nambe mu byagaragaye inshuro ebyiri aho yerimina abakinnyi babiri batatu bane ukabona buze rutayizamu urangiza akazi ka nyuma. Bruno arano yahaye umupira Patrick Dorgu atera umupira ugonga poto hari nawe yahinduye cross ukabona ko barabura rutayizamu yaba hejuru no hasi wakabaye wuzuza iyo mikinire. Ariwe Benjamin Sesko ko Mason Mount yari wabanjemo no mukinnyi twese tuzi ko muri abo bakinnyi batatu kereka umubwiye ngo nakine ku ruhande rumwe ariko si umukinnyi ugiye kwatakira abo babiri bari kumwe nawe yaba Bryan Mbeumo ndetse na mwene data Mateus Cunha. Manchester United ikindi kintu nabonye mu mikinire nabonye Manchester United nibyo uruhande rw'ibumoso bana ko Patrick Dorgu koko sibye kuba ari uwo mukitoza yizaniye koko hari icyo yari yamurebyemo. Bura niyo mukinnyi avuga ko ari ukuboko k'umutoza ko yamuzanye cyagiye umutoza yari yaramaze kuhagera. Patrick Dorgu wunganiye cyane Luke Shaw mu gukinana uruhande rw'ibumoso kuko mu gihe Luke Shaw wakinaga muri defense atru ariko nko mu left man yabaga yazamutse Patrick Dorgu amusigariraho mu gihe wenda bafite couverture basize boroganije ibintu Dorgu nawe akajya kuba second striker ukabona ko ni umuntu wumva ko nsinye z'umutoza Robin Amorim ku cyo yaba mushakamo ni nayo mpamvu amaze kuba mwiza. Au contraire kwa Diogo Dalot ibyo twongeye kuvuga ejo bundi mu kiganiro byisubiriye kuri match. No mukinnyi ubona ko yamenyereye kuba mwiza muri defense y'abane yaba muri Manchester United yashize ndetse no mu ikipe y'igihugu ya Portugal ariko si mwiza mu by'ukuri muri ibi bintu by'aba defenseurs batatu. Icyo umutoza mushaka hose cyari gutanga na sabu yikozwe byihuse ni witwa Diogo Dalot wahaye umwanya Madi Diallo. Umutoza mwumva Robin Amorim kuri iyi kipe ya Arsenal ya Martinelli na Bukayo bisaba ko ufite abakinnyi babanza kubadefanda neza mbere yo gutekereza kuba abakinnyi abo baza no kubyara umusaruro mu buryo bwo kwataka. Ubanza kwibuka ko ari abadefenseur. Nekereza ko Madi Diallo niyo mpamvu yamwihoreye akazana Diogo Dalot witwa umudefenseur. Ariko yaje kubona ko icyo ari kurindiriza si cyo gikenewe. Agera hamukuramo witwa Diogo Dalot azana Madi Diallo. Madi Diallo hakoreye uburyo butatu. Urabyuka yari minnye ni Madueke hari n'izindi cross ebyiri yahatangiye zashoboraga kubyara umusaruro ntibyakunda kuri Manchester United. Ubwo buryo ntigeze abukreye witwa Diogo Dalot mu gihe ari mu kibuga. Ariko Madi Diallo yaje yaba uburyo bwo kwerimina yaba uburyo bwo gupenetra yaba mu buryo bw'imipira ahindura. Ubona ko byanabaye nk'igisubizo ko Madi Diallo azaba ari gukora kuri rura ruhande yarusangirana no Zaire Mazira w'ibyo bintu wabibayemo nuko afite ikibazo kivune zamusabitse nawe ariko Diogo Dalot biragaragara ko rwose nanaguma muri Manchester uyu mwaka utaha azaba ari umukinnyi utayibarizwamo. Icyo ni kiri nabonye kuri Manchester United. Ikindi nabonye rero urumva nuko witwa Benjamin Sesko ari impamvu akenewe. Aba bakinnyi benshi turavuga uburyo bakoze amashot on target bakoze 5 hagati yabo atandukanye cyangwa se ajya kungana na Arsenal yose nka equipe muri rusange. Urabona ko hari impamvu baba bakeneye rutayizamu. N'abakinnyi bakinana mu makombinezi igihe kinini n'abakinnyi b'ababora n'ababoro kari yabaze gutwara umupira igihe kinini kandi noneho utawo wakura ku kirenge bafite imbaraga z'umubiri zituma baproteje umupira bafite ku buryo kubaka no kubakorera ikosa ngira ngo mwagiye mubibona. Urabona ko Manchester United Benjamin Sesko
umutoza akeneye kuba mufite mu kibuga abaye atari we ubwo asubira kuri Barasimusi Hoyland, ariko abakinnyi bakeneye kuba bari kumwe na rutahizamu. Hari icyo bona Manchester United iri gutegura, hari icyo bona kiri gutekwa n'umutoza Robin Amorim, ku buryo n'abasesenguzi n'abantu bavuze bati ibintu byaherukaga mu myaka 14 ishize, aho Manchester United igerageza uburyo amashoti 20 kurenga mu mukino, hejuru y'amashoti 20. Abantu bumva iki kintu, amashoti 20 muri match imwe ya Premier League, anarenga 20 muri match imwe ya Premier League, byerukaga 2011 bakina n'ikipe ya Arsenal bayitsinda 8-2. bivuga ngo ibyo bintu byari maze imyaka 14 bitaba, n'ubu buryo abakinnyi babiri bashobora kugerageza amashoti 5 hagati y'abaganizamu, bikwereka ko hari ikintu cyahindutse kuri Manchester United. Ikintu navuga rero ku ikipe ya Arsenal, ko Manchester ndi ikintu cya Mediane, Casemiro agerageje gutwaza, araza Manuel Ugarte bagerageza kubikora, ariko turabizi twese ko Manchester byabyize ibonye umukinnyi wo mu mediateur, niyo mpamvu bari kuri Carlos Bareba. Wera icyo cyo nicyabyaye nako nicyateje n'ibibazo ngo tubone ko Manchester avuga ko cyayikozeho mu gutsindwa umukino igice kizamu, kuko hari Tayibayindi nawe avuga ko kira gitego ni ikosa rye, clearing umupira ahubwo ukitangira assist kuri Calafiori n'igitego batsinzwe. Ile yari clearance yari bude dua byari biki, icyo nicyo buri wese yakwibaza, kuko urumva ko na Manchester atsinzwe n'igitego cya kwirindwa. Reka tujye kuri Arsenal rero. Arsenal Mikel Arteta, reka njye kuri defense yo ntacyo nyivugaho rwose. Kuzana Calafiori kuri gatatu, turabizi ko ukeneye kudefanda cyane, burya Calafiori wamukenera pa raporo yo kuzana Maires Anthony Lewis Skelly. Benny White yamugirira icyizere ko Timbere amaze iminsi yarafite makanoka, abantu baze no kubimenya. Ni nacyo kibazo cyavutse kuri Arsenal, kuri Arteta cyatumye yongera gutekereza kuri Benny White, ariko Timbere n'ubundi azakumara titirere. Wajya muri Mediane, Zubimendi perfect, Arteta yifuzaga umukasero ukora igice kinini cy'ikibuga, udatinya amadueli, ariko ufite n'ikintu cyitwa passing akirasiri hejuru, uvuga ngo yagutangira pass ari kuri icyo gice cya nimero 6, agatuma Bukayo, agatuma Martinelli, akorohereza Captain Martin Ode kubonera umupira hafi y'izamu rya adversaire, kuba Declan yaba libre none agatangira kwisanzura mu kibuga hose. Yabonye mukasero ushobora ku expose abakinnyi bamuri imbere ko hari icyo batari gukora. Si kenshi Declan burya muri match asimbuzwa, si kenshi rwose. Ariko niba Arteta avuga ati nabonye umuntu uri kubaha freedom, namwe ni mumfashe kudomina muri Mediane kuri Manchester United yatudomini, ni Arteta agira cyagakoramo umuntu nka Declan, akavuga ati Mikel Merino naza niyo technicity y'abanye-Espagne, ndebe ko yamfasha abo Mateus Cunha, kuko yitwa Declan yagowe no yitwa Mateus Cunha, harano yamuhindukije agakurusha, harano yagiye amwirukansa igihe kinini, wabonaga ko byatangiye kunanirana. Uri kumva? Icyo ni kimwe mu byo Zubimendi yerekanye byanafashije Mikel Arteta kuri iyi match. Ikindi rero ni nacyo gice ngiye kugarukaho, Victor Gyökeres nibyo hari byatakoze. Nacunze social media Arsenal na ya ma group ya Arsenal azwi ari official yubakiye kuri equipe, ngo ndebe icyo kwirata ku mugoroba. Birase Zubimendi, abandi kuri Gyökeres baburi icyo bavuga, ariko bamushimira duel yaganye y'igitugu yateye witwa The Right. Ni nayo batinzeho ngo byibuze ntiyakinnye neza, bose baheraga kuri icyo kintu, ntiyakinnye neza ngo ariko yabashije ngo kumva igitugu ku kindi, ngo yeretse witwa Matis De Ligt icyo azanye ngo ku mbaraga z'umubiri, ibintu nk'ibi. Ariko se reka tuganire, dore ikibazo cyatangiye kuvuga ku ikipe ya Arsenal. Ni imipira ingahe yabonye yari mu expose? Si myinshi, ubwo rero wajyaga kuyikura mu makorone rwose. Urakoze. Samira yisagana ahantu hari igisubizo ku buryo ntari bugutindire kuri iyi ngingo. Imipira abona aha yikura bikwereka Arsenal aho itinda ikinira, ahirwaye turi kugendana. Niba umwataka bisaba ko ajya gukura imipira mu mpande, bivuga ngo Arsenal nicyo gice itinda ikiniramo. Ibi bintu twabigarutseho. Martin Ode, nagarutse ku kantu abavandimwe hano baraseka, mvuga ngo Martin Ode kuruta uko yagakoreye, aho kugira ngo akorere uburyo bwinshi cyane bagenzi be, cyangwa se aho kugira ngo aba Bukayo Saka bamurireho, reka nkoresha iyo terime, bivuga ngo abe ayabakorera uburyo, ahubwo bikarenga Bukayo Saka niba asabwa gukorera uburyo bwinshi Martin Ode kugira ngo abe mwizo playmaker.
reka ngurugero rworoshye wabonye ko Manchester United adversaire bakinaga imipira yabo kenshi yatindaga mu gice cya mediane mu buryo bwa recuperation n'imipira isoka ikajya kuri Amadi Diallo cyangwa se Patrick Dorgu cyangwa Diego Darahari ni imipira bavuga ngo bamaze ku maximiza hagati mu buryo bari guhererekanya babonye Patrick Dorgu acomotse kuri wa mupira ateye poto barawumuha kuko yabaga ari libre afite n'igice kinini cyo kwirukamo cya espace vide nicyo gihe Manchester United isohora umupira hagati mu kibuga bivuga ngo Arsenal adversaire ari kukwereka ubwo ukuburyo playmaker we yakabaye yoboye umukino turavuga Manchester United yari ifite amirere récupérateur babiri barimo playmaker ngo Bruno biranamusaba kuva kure kugira ngo ajye gusavinga imipira babakinnyi batatu b'imbere aha urakoze ubyise neza ariko Arsenal witwa Martin Ode we nabwo bizgusaba gukora double travail nagushoje travail ufite uwitwa Declan uri imbere ya Zubimendi bose n'ababora bashaka kukugezaho umupira ese yo bawukugejejeho ubyitwaramo reka ngurugero Declan nako uwitwa Martin Ode arabona umupira akagira tandatu yo kujya gushaka Bukayo ikimwe nabwiraga abantu ejo nakibwiye Gerard nabwira niho wabonye cya kinini nakubwiraga cyo witwa Martin Ode Bukayo mukorera uburyo bwinshi kuruta uko Ode abukorera Bukayo muri make Ode aba mwiza kubera ko Bukayo Saka nawe yabonye umupira icyo kintu arakiza ahita gushaka Bukayo none se kwa Martinelli hazakinishwa ryari azabona umupira ryari umwata akazabona umupira ryari wenda bamushinja ko akazahakorera akatangana nako Bukayo akora ese bwo playmaker amwegera ryari ari nayo mpamvu bashakaga ko Mikel Merino ari nayo mpamvu bashakaga ko Mikel Merino azamo uzi impamvu agakinisha Martinelli uwitwa Declan uziko yatangiye kugira tendance nayo yabonye umupira asanga uwitwa de gukinisha kwa Bukayo ntabwo urwo ruhande rumwe mwarukinisha gusa ngo rujya rusarura adversaire abayamaze kubyiga aragwati ndabizi ko Bukayo ari bugore kuko ni equipe ya Arsenal none yo yegeranye na Ode biba byiza kurutaho none na Declan yabasanze muri triangle uri kumva kandi ubgurana barako bahafite umukinnyi w'umufullback uri kwakina wumvishe ko bahita baba bane none si cyo gice ni mu gikiniramo nibibyara umusaruro ahandi biragenda gute niyo mpamvu yitwa Martinelli birangira ari ama long pass bamukinisha cyangwa yafata umupira nawe agatwara igice kinini tujya tumuserereza ngo aragenda akagera muri kona akawurenza cyangwa se ngo akagenda akarenga izamu uri kumva nta yindi mpamvu nawe yabonye umupira ubona bigoye nta nubwo afite wa muntu umwegera ngo bawukinane mu makombinezo ese birava kwa Karafiori Martinelli wenda n'undi muntu umwe uwo muntu umwe yakabaye Martin Ode niba rero Martin Ode adahari yakabaye Declan ariko Declan nawe kubera ko bisa nkaho babaye abakinira ku ruhande rumwe nawe kugira ngo abe hagati muri centre aza gukoreshwa n'impande zombi biragorana ariko biva kuki ku mikinishirize mibi ya playmaker wa Arsenal wumvise icyo kintu bikomerera birangira rero na rutayizamu witwa Victor Gyökeres imipira myinshi arasoka akayikinira ku ruhande kuruta uko yakayikiniye muri box hanyuma kariteze nizihe dore kariteze rero za Victor Gyökeres nge nacyo nimutegereje nge nifuza ko Arsenal ari we yazana paraporo ya Benjamin Sesko Victor Gyökeres si wa mukinnyi ni mugera muri open play wamushaka ngo umubure ndaza kukubwira ko yajyaga bamwiza ba Francesco Trincao bagatsinda na ba Pedro Goncalves yewe na ba Giovanni Quenda Arsenal ni nacyo kintu nifuza ufite playmaker mwiza yagufasha gushaka espace na Bukayo Saka batsindiramo kuruta uko bibasaba double work kugira ngo bajye kwera imino umwe babiri wabonye ko Bukayo ku mugora byamusabaga kwera imino abakinnyi nka babiri kugira ngo abone izama ariho block zazorohaga kuri Manchester United nibyo tubyemere ko yari iminnye wenda umukinnyi wo hagati cyangwa yari iminnye mu fullback kuri Manchester United kuri Bukayo wera iminnye n'urugero Patrick Dorgu ariko rukushara kwa kumupira mu buryo bworoshye uzi mpamvu biri bugende gutyo nuko wowe nta playmaker uri kugufasha kugira ngo uprofite za espace vide za adversaire dore cyo rero Gyökeres itaziramo ese Gyökeres yabonye imipira ngo abo ba defenseur bamuhugireho bitume n'aba bakinnyi bari mu mpande baza kwegera iyo defense ba create ama espace vide adversaire ya profita ntago bikunda ko Gyökeres buriya sibyo kuba yagutsira igitego na assist yayitanga uze kureba mu bitego afite muri Sporting nibyo harimo ama penalty ariko na assist n'abitegereje 25 mikirishana n'ibindi kandi ibitego ni 97 urakoze ama assist urumva ngana ati ni mwiza nawe mu gihe mwakreye uburyo bw'igitego ariko se nawe kugira ngo abe mwiza nuko imipira yayibonye
akaza gusohokana abo bakinnyi baba defenseur niba afite umupira agasohokera iburyo ivuga ngo Bukayo Saka barabisikana baperimeta niba abonye umupira agahingamira ibumoso ivuga ngo Martinelli arababonye umuntu bakinana mu makombinezo amayinite ariko si imipira yabonye n'ingaye ni nacyo kibazo kizazamo ese Gyökeres ko atari gutanga umusaruro we yakoreshejwe mu buryo bwuzuye turavuga Benjamin Sesko mu gihe gito hari imipira yabonye hari aho yaryamiraga abadefenseri tugasanga yahuye na bloke za defense nziza muri Premier League. Afite Magalhaes afite William Saliba muri imbere. Urakoze. Uyu munsi Magalhaes wabashije gufesinga Haaland aratinya Sesko. Never. Magalhaes wabashije gufesinga iyo attack ya Liverpool aratinya Sesko kuri match ya mbere wakoze imyitozo 5 yonyine itanuzuye. Yafesinze Mbappe mu Istanbul. Urakoze. Icyo kintu rero nicyo kintu ku gice cya Arsenal mu gusatira babura wowe tumuwitwa Victor Gyökeres biza no gutuma yitwa Mikel Arteta na Gutoni y'urutayizamu hari icyo afite hari n'icyo abura ariko si imipira yose niba ari kuyatakira ku ruhande wabonye ko bisaba ko asohoka akaza gukinana na bagenzi be akagira tendancy yo guterera amashoti kure icyo ni ikintu Mikel Arteta agomba gukoraho agomba gufatiranira isoko byakwanga hari n'ikintu nahoze mbona abasesenguze noze ndeba kuri Talk Sport bagaruka bigezaho umutaramu umwe yatanze igitekerezo aravuga ati ubundi niba ufite Zubimendi nta kuntu wakinisha abakinnyi basa nk'ari abamiri offensive babiri ugakinisha Mikel Merino rimwe na rimwe n'uwitwa Declan yego icyo babitekerezamo tubyemere ko Declan amaze kumenya nawe icyo kintu cya Ode cyo kwegera Bukayo wagira Mikel Merino nawe wegera ku gice cya ruguru kwa ba Martinelli ukajya ugira udutriangle tubiri ariko twose turi active kuko kombinezo yubakira kuri triangle uvuga ngo ni fullback n'umuwinga umuri imbere n'umukinnyi wo hagati uza kuzuza imikinire yabo uwo muhuza wabo ari uza gukora akantu ko kuyobora umukino mu gihe ikipe iri gukinira mu gice runaka ese ku gice kindi nabwo ukagira uwo muntu kuko ni nacyo kintu uwitwa Robina muri mashaka kwiringiramo aravuga ati nubwo naba mfite Carlos Baleba nk'umukaseri mu gihe ari equipe ye ko afite n'ubushobozi bwo gutwara baro hari triangle yadufasha gutwara uri kumva reka ngurugero rworoshye kuri Real Madrid reka njye kuri Barcelona Real reka tuyihore yego Barcelona yamaze kugira Frankie de Jong ubafasha gukasa no kuri kipera iyo bageze mu buryo bwo kubaka umukino kubera ko impande zabo babashaka ko ziba active bitanagoye witwa Rafinha gukina 11 yari yaranze gukina kariyeri ye yose ariko kubera ko witwa Lamine Yamal yamaze gukaba ku ruhande rwa nimero 7 Rafinha yaremeye aba nimero 11 mwiza kuki aba mwiza nawe akora ku mupira igihe kinini akagira na wa mwanya wo kwisanzura asa nk'uyegereye box kubera iki Pedri n'uwitwa Dani Olmo cyangwa sundi bita Fermin Lopez cyangwa Firmino Lopez bahita bagabana inshingano bakagabana impande uwitwa Pedri agatwara uruhande n'urugero rwa Rafinha Alejandro Balde na ubwe Pedri cyangwa se akajya gutwara uruhande rwa Jules Koundé na Lamine Yamal na ubwe iyo bamaze kugabana izo cingano ni handi bigora adversaire kuza kumanaginga uburyo urakoze bakanagorwa kumenya umuntu uri bukina umupira wa nyuma muri box ntibikirire batire Lewandowski kuko barabizi ko nawe hari ibyo atakigwa uri kumva ariyo mpamvu tubona amapasi ibaze Barcelona tuzi kuri TikTok tubona amapasi y'amatransversal yambukiranya Lamine Yamal ashobora gutuma yitwa Rafinha ku mupira wambukiranyije ikibuga kandi bafite abakinnyi b'ababora banakina ndizo TikTok za Barcelona ariko kubera ko mu makombinezo babashije kudomina adversaire Rafinha arasohoka akisanga ari wenyine icyo kina Arsenal ukeneye kugikora ko Mikel Arteta tukuzi umupira w'abakatara nawe turabizi ko urashaka kuryoherwa n'umupira urashaka guhererekanya umupira no gutindana umupira ariko se mu buryo musohokamo mu makombinezo mugiye gukora igitego mufite umuntu bafasha gukora ibyo bintu ari nayo mpamvu nakubwiye ngo niho ngiye gusoreza Arteta wazanye rutayizamu si ukuzana rutayizamu gusa reka ngurundi rugero ntibyananiye Gyökeres Kai yakina yate Gyökeres ntiyavuyemo kare Kai ntiyagize igihe cy'iminota myinshi yazagusaba imipira kuri yagiye mu mikinire Samiri uragiye mu mikinire n'abandi ntabwo azimere njye sinjya kubigenda erega match mbanyireba urakoze cyane Samiri urakoze cyane yazagusaba imipira kuri gatatu wabyumvishe nakandi niyo mpamvu imipira bayihindura imbere y'izamu hakabura umuntu kandi niyo Gyökeres wenda atitwara neza ngatsinda ibitego
Arteta aramukafashe umwanzo wo kumukuramo n'ubundi Arsenal ntizagira irenze ibitego bibiri. ntabwo byarenga kuko nakayijemo uretse gato none nakayajemo wagize cya gitekerezo cyo kuzana Mikel Merino ariko the same ntabwo bakeneye umuntu uvuga ngo n'uyu yahakina bakeneye umuntu nyine ukora ako kazi ka playmaking glory bro urumva Kai byamusabye kuza gutwara umupira yaba kuri gatatu agatwara umupira igihe kinini akagwa mu badefenseri ba Manchester bari bazanye witwa Maguire bamusimbuje aza kiri fresh asanga Luxo avuyemo akinana n'uwitwa Matis Delit bahise bajyana mu right man muri defense atron bahita bagumisha Reniyoro muri defense ariko abo mu left man hari havuye Luxo uzicyo bashoye mu witwa Maguire bivuga ngo hari aba defenseri babiri banadutwaza icyo kintu cy'abaxiare babiri noneho wowe uratubera wa mukinnyi mu gihe umupira usohoka mu rubuga rwa Arsenal uza mu rubuga rwacu ni wowe uri bukora ikosa rya mbere wabonye ko ikosa rya mbere yakoraga ari uguhura n'akaya kiri kure y'izamu yego yamukoreye amakosa abiri imibare rero ya Arsenal nta igipira ngenewe okay Arsenal ku isoko ushaka playmaker wibigira ibintu byoroshye rutayizamo wazanye kujya byara umusaruro n'aba babukayo n'abandi ba Martinelli shaka playmaker mu buryo bwihuse urakoze cyane kubisobanura neza mu by'ukuri mu mikino itatu Arsenal iri kuri Old Trafford ikirana na muri Champions Abongereza yabatsinze imikino ibiri bitandukanye n'ibyabaye mu mikino 16 yabanjirije ngiyo aho equipe Arsenal yatsinzwe imikino 10 ikanganya imikino 5 niko bimeze